Yes, twongeye kubaha ikaze mu rubuga rw'imikino mu kipe ya APR FC. Amakuru meza ubungubu mu mboni z'umutoza Dragonovic yavuze ko rwose Pyramide itazigera yiva mu nzara. Si ibyo gusa kandi na chairman nawe abyiyemereje ku mugaragaro ko rwose ni ikipe ya Pyramide nayo rwose kuva mu nzara z'iyi kipe bizagorana cyane. Wabyanga wabyemera, iyi kipe ya APR FC izi umupira ku rwego rwo hejuru cyane, aho n'umutoza chairman Richard Karasira yavuze ko rwose kwirukana uyu mutoza bose bitaza gushoboka, ngo kuko uyu mutoza ni nyoza mu gutoza abakinnyi. Si ibyo gusa kandi ibyishimo byamurenze, abona kwihangana ko bitashoboka, azaguhobera uyu mutoza amushimira cyane ko impinduka zatangiye kugaragara cyane, ndetse kandi uyu mutoza akaba yamwijeje ko na Pyramide nayo nubwo bavuga ko ari ikipe ikomeye, nayo rwose bizagenda neza bakabereka intsinzi. Ni byinshi cyane tubafitiye muri iyi kipe, mu makuru tubazaniye cyane, dore ko n'umukinnyi wacu Byiringiro Gilbert waje asabwa gukwira mu nkweto za Ombolenga Fitina, yavuze icyamufashije mu butumwa yatanze ku bakunzi b'iyi kipe ya APR FC. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, mudushyigikira mukanda subscribe, like ndetse na comment, ubundi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo bazabane nawe byiteka mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ibyishimo byarenze chairman Colonel Richard Karasira wa APR FC aza guhobera umutoza Dragonovic mu byishimo byinshi cyane, dore ko match ubwo yarangiraga iyi kipe ya APR isezereye Azamu 2-1 mu giteranyo. Rwose uyu mutoza yahise yishima cyane kuko nibwo bwa mbere yarabonye uyu Richard Karasira yishimye cyane n'amaseka menshi, ibyishimo byari byamurenze. Uyu chairman w'iyi kipe ya APR FC Colonel Richard Karasira yavuze ko abavuga ko umutoza Dragonovic ashobora kwirukanwa batazi iby'umupira, ngo kuko utakwirukana umutoza nyuma y'amezi 2 gusa. Uyu Colonel Richard Karasira yabitangaje nyuma yo gusezerera Azamu muri CAF Champions League kuwa gatandatu tariki ya 24 Kanama, yitsinze ibitego 2-0. Mbere y'uko umukino hagiye humvikana inkuru nyinshi z'uko umutoza Dragonovic ashobora gusezererwa mu gihe atasezereye Azamu. Chairman wa APR FC akaba yanenze bikomeye abantu bavuga ko ikipe ishobora kwirukana umutoza nyuma y'amezi 2 gusa. Ati havuzwe byinshi, mboneraho nsaba abantu baba umupira basesengura umupira na mutoza ukorera isuzuma nyuma y'amezi 2, muje mubirekera abantu bo mu muhanda haba hakiri kare. Yakomeje avuga ko nubwo yasinye amasezerano y'imyaka 3, ariko muri yo hari ingingo ivuga ko buri mwaka tuzajya kwicarana nawe tukareba umusaruro afite, twasanga udakwiriye tukaba twabona gufata icyemezo cyo kumusezerera. Gusa turizera ko umusaruro uzaba ari mwiza, kuko urebye turi mu nzira nziza, kandi n'ibindi turizeza abafana ko bizaguma kuba byiza.
yasabye abakunzi ba APR gukomeza gushyigikira iyi kipe yabo bakirengagiza ibivugwa byose, ahubwo bakareba umusaruro ukomeje guturuka mu kibuga. Ikindi kandi yavuze yuko rwose iyi kipe ya Pyramide itazigera iva mu nzara kuko imyitozo igiye kuyikora ibishoboka byose, dore ko yari kwitegura kuzahura n'ikipe ya Rayon Sport, ariko umukino ukaba waje kuvanwa kubera Champions League bya Huye. Gusa uyu mukino sinzi igihe uzabera, gusa aya ni amahirwe iyi kipe ya Rayon Sport kuko yavuze ko byari bizayibera agahinda n'amarira cyane ngo kuko nta byishimo bari bazavana aho ngaho. Nubwo ino TV7 ibagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru ibiri kubera mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, twibanda cyane mu makuru y'imikino tugenda tubagezaho mu kipe ya APR